no kwiruka rwose uziruka amasa rwose rwose umuntu arikora siporo ufite energy ziri positive rwose gukora siporo ni fresh cyane. Ndabasuje uyu mwese muri gukomeza gukurikirana channel ya Risi France Lifestyle. Karibu cyane, nizere ko muri amahoro mumeze neza aho muherereye hose, biri gucamo mu buzima busanzwe, nizere ko biri gucamo. So mukomeze mukore subscribe kugira ngo mushyigikire ibiganiro nkomeza mbashyiraho, mukomeze mukore subscribe kugira ngo ibiganiro mbashyiraho bizajye bikugeraho mu wa mbere. So karibu cyane wese arisanga kwicano umuntu ushaka gukora siporo rwose, karibu rwose cyonda kuri subscribe kugira ngo tutanye dukore imyitozo igorora umubiri, tujye kugataye dutakaza ibiro. Umuntu wese wari wose yakora siporo, nta muntu udahejwe rwose. Nimba ubasha, nimba nta kibazo cy'ubuzima ufite rwose ubasha kugusha kora siporo, wayi nawe wakora siporo rwose. Gukora siporo ni ibintu byiza cyane, wayikora ababyeyi abamama batinya gukora siporo rwose, muze mukore siporo rwose. Dore nanjye ndi umumama, so wakora siporo nawe rwose. Icya mbere n'ubushake kuva bikurimo, ubundi tugakora siporo tukajya kugataye rwose. Muze dukore siporo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima buzira umuze. Reka uyu munsi tugiye gutangira siporo dukoresheje amacupa abiri. Ahanini umuntu yakora siporo kiza gukoresha ibikoresho, ariko umuntu abantu adashaka gukoresha ibikoresho nta kibazo, nzagenda mbereka gukora siporo nta bikoresho, ujya afite ibikoresho byose uko buri wese ashoboje kabisa azagenda yibona. Uyu munsi tugiye gukora siporo dukoresheje ano macupa abiri, araza kudufasha kugira ngo tugorore amaboko cyangwa se bize kudufasha no kunda, dukomeze tugire mu nda hatoya ubundi tugire. Aya macupa turaza kubakoresha amacupa rwose nta muntu utayabona, ni ibintu biza kuza kukorohera cyane. Reka dutangiye twishyushya ubundi turaje dutangira. Umunsi yambaye ingofero ko ana izuba ririmo ryatangiye kuva, kwirinda izuba ryinshi taza kungasiraho. Gutangira tangiye twishyushya kugira ngo zibujye. Twishyushye kugira ngo amaraso abanze ashyuhe, tukaza gukomeza dushaka n'izindi siporo zindi. Tumaze kwishyushya, reka dusimbuke inshuro 30 z'intuza, ariko umuntu ushoboye yakomeza gukora inshuro nyinshi. Ushobora kubikora intuza inshuro 30 cyangwa ukikuba intuza. Igiye gukora mu maseri 20 nkabikora inshuro 5, inshuro 100 ngeze bihagije. Ariko nimba ugiye gukora siporo bigize wagenda ugira buke biraza kugenda bigufasha, ntiwiforce cyane kugira ngo ejo utazabyuka uri kubabara ahantu hose. Reka turebe indi exercise umuntu ashobora gukora yindi. Index exercise umuntu ashobora gukora gutya, kirano macupa gutya ku rutugu, ubundi twicare gutya uburyo buzamuka. Iyo umuntu yashyizeho ibiro bituma umubiri ukora cyane, bigatuma watakaza ibiro cyangwa se ugatakaza inda byihuse cyane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ushaka wakomeza uko ubiyumva cyangwa se ubize, wafata umwanya ukagenda ukora buke uko bikoroheye, biraza kugufasha. Indi exercise yindi twakora ni impuza ukoresheje amacupa. Wagira impuza gutyo, ufata amaboko ukabizamura gutyo rwose. Ku bantu bafite amaboko afite bino umubiri ugize utemberaho cyane, bagira akamuza siporo ushobora gukora rwose 1 2. Ikindi ukaba kubikora mu nda ukahafobagana kugira ngo bigufashe gukora n'amabudo hano ku nda, bifasha cyane. Reka tangira 1 2 3
kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi. Siporo yoroshye cyane nta muntu utabasha kuyikora. Ugomba gukora amarepetisiyo inshuro 10 cyangwa se inshuro nyinshi. Amaboko n'imbavu byose ukora. Niyo ushyizeho ibiro byinshi bituma umubiri ukora neza rwose. Ugomba kuguma wemye, umugendane n'amacupa ngo ubure gutya wapi. Ugomba kuguma wemye ukamanura amaboko gusa. Uko uzamura amajipo ugomba kuba wisonjeje kugira. Njyewe ndabasanga nkoresha ubu ntuzo buwarte, ariko nyine uyu munsi yakoresheje amacupa nta kibazo. Ubwo babworoshye gukoresha, ariko kwanda dafite ibikoresho rero nta kibazo. Wakoresha ikintu ufite kigushoboye cyane ndi ushobora gukora mu ntuza rwose. Uzamura amaboko, uzamura n'intoki n'akaguru gutya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ushobora kugenda ubikora mu inshuro ebyiri nyinshi. Hano umuntu ari gukora amaboko y'abantu tawuva kabisa intuza bagushyiraho intuza. Ariyo cupa ripima litiro imwe n'igice, urumva ni cyo kimwe n'igice muri totanije ngo ni ibiro 3 ufite mu ntoki. Urumva ni ibintu bishobora gufasha kugera rwose gukora amaboko ari nako umuntu ari gukora hano mu mabudo. Ushobora no kuza no gukora gutyo kuzamura gutya ukabizama inyuma. Ugomba kwisonzesha amugenda imbere kugira ngo ugomba kwisonjesha kugira ngo uzane amaboko gutya imbere ugasubiza inyuma. Ufite akasubiza inyuma urisonjesha kugira ngo ukore amaboko no ku mabudo hano kunda. Bose ni ibintu bishobora kugufasha kugira gutakaza ibintu umuntu inda ikagabanuka. Rimwe urukora hano turukora amaboko n'inda icyana. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ushobora gukomeza ubu tugiye kujya hasi. Tugiye kujya dusimbuka dutereke icupa hasi, tugorora gutya amaguru, twongere tuzamuke dufashe ikiguru, twongere dutereke hasi tuzamuke tukikora inshuro 10. Zamura gutya utereke amacupa hasi, ushyira ku ruhande gutya uzamuke, wongere ufate amacupa hasi uyazamure hejuru, wongere utereke gutya. 1 utereke hasi, 2 utereke hasi, 3 utereke hasi, くわな。Jangan kurang ada pijama ibu ni. Isma roi hana nije. Ada kon kujaza. Tuwi kora gacha gacha. Uragenda wimenye. Ikiza no kutuja umubiri kujya. Umubiri ukomeze umenyere rwose. Ale. Ati. Ikora inshuro 10 cyangwa inshuro 20 ntacyo bikora.
karindwi umunani icyenda icumi icyenda umusimuzi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu exercice rwose iroroshye niba ubasha kugera kwitorera rwose wagerageza ale ale oops yaguye ubona ko rwose uziruka urasa rwose ibikoresho tugorora impu z'umubiri tugira tugorore umubiri wose imbura umuntu ufite kiribure ntabwo batambaye gutya batitira hagarara ufata akaguru ari nako kura rwose nako gukora nukuza ku mavi ushaka ko urugize gutyo ugeze aho ushoboye duhindure dufata k'ibumoso nanjye ndaguha rwose uko urugeze aho ugeze biraza korohera iyo ukora gatatu kane gatanu kunoza mu bikote biraza kuba bihagije tugakora muri siporo dukoresheje intebe nzakora n'izindi ntebe intebe nawe ushobora gukora siporo rwose mu buryo byoroshye nta kibazo ariko tugenda buhoro rwose ngende kuganira buhoro ku bantu batangira gukora siporo ugende buhoro ntiwinanize cyane winaniza ejo mu gitondo uzajya ubasha kugenda ugomba kugenda buhoro kugira ngo umubiri wawe ugenda umenyera buhoro ubwo nizere ko uyu munsi reka turekere aho ngaho ushobora no gukomeza gukora izindi siporo nta kibazo ariko ukagenda uyu munsi urengamije cyane ariko kugira ngo bereke ko ushobora gukora siporo ukoresha n'amacupa cyangwa se ibindi bikoresho ufite mu rugo birashoboka cyane rwose abantu bavuga ati nta bikoresho ufite ngo sinakora siporo ushobora gukora siporo rwose uri mu rugo nta n'ibikoresho ufite nibyo kugira ngo udakaze ibyo biro bizagusaba imbaraga niyo mpamvu ugomba kugira gukora siporo kugira ngo utakaze ibyo biro cyangwa se bitewe n'intuza na objectif ufite uzigereho nta imiti bavuga ngo ibinini binanura ntabwo bikora mwabantu mwe ntabwo bikora ugomba gukora siporo kugira ngo utakaze ibyo biro ugomba kureba ibyo urya kugira utakaze ibyo biro ugera ku gatayi wumva wifuza abantu bose mubona rwose bafite udutayi tumyoye baba badukozeho rwose cyangwa se abasore mubona bafite amapine cyangwa se za abdo baba bayakoreye rwose niyo mpamvu umuntu agomba gushyiramo imbaraga ugakora siporo imiti bavuga ngo irananuka rwose byose ni ukubeshya n'utareba isahantu ryo ukayikontorora cyangwa se n'udakora siporo ntabwo bishobora kuvaho rwose cyambere n'intuza ibyo urya nibyo byibanze nibyo bya mbere ushobora no gutakaza ibiro udakoze na siporo ariko cyambere no kureba ibyo urya nizere ko tuzakomeza kugenda tubana nanjye mukore subscribe kugira ngo amavideo menshi ngiye kuzajya bashyiraho ajya akomeza abigishe ndamaze kubona rwose inkunga amaze mukomeze kuwushyigikira ndabashimiye cyane abakomeje gukora subscribe rwose mukomeze gukora subscribe n'abandi batarazikora mu byonde kuri harahanditse subscribe kugira ngo ibiganiro bikomeze bibagireho byinshi by'amasiporo by'ubuzima busanzwe muri rusange bitazaba bigucika bijye kugeraho mu wa mbere ikindi kandi ndakomeje kwankuraje abantu bose bashaka gukora siporo mukomeze gukora siporo ni byiza cyane birafasha akamaro ka siporo nta muntu utakaza Imana ikomeze ibarinde mwakoze kubana nanjye ngiye gukomeza nkora izindi siporo ariko byari iby'ibanze navuga ngo mushaka kubereka ariko tuzakomeza tubana nanjye mu video ngiye kuzabereka gukora siporo umunsi mwiza Imana ikomeze ibarinde ciao